Banyarwandakazi, Banyarwanda bavandimwe, nimusomesha Aloyizi ubasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzabantu. Nifuje kuganira namwe igihe gito kugira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeranye n'ikiganiro cyanjye cyahise kuri radiyo Urumuri kuwa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2020. Nk'uko maze kubivuga rero, kuri uwo munsi umunyamakuru wa radiyo Urumuri Simpunga niwe wahitishije icyo kiganiro. Icyo kiganiro cyitwa ndaburira abagifungiye mu nyabutatu ngirwamoko nimuyivomo itarabasenyukiraho, liberevu. Ntabwo ngaruka ku kiganiro cyose ubwacyo, ahubwo ndashaka kugira ngo nsubize ibyo umunyamakuru yavuze birebana n'ibitekerezo byanjye natanze muri icyo kiganiro. Ndabivuga mu ngingo enye. Ingingo ya mbere ni uko we yavugaga ko njye navuze na koko amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwara amoko ya politiki. We rero nyine yavugaga ko ibyo ngibyo atari byo, atari amoko ya politiki, atanga impamvu ze. Nyamara muri icyo kiganiro nasobanuye ko hari ikindi kiganiro navuze ko nyine ntanga ibimenyetso 20 bigaragaza ko utututsi natwa ari amoko ya politiki. Icyo kiganiro cyitwa inzirakarengane za politiki nyirwamoko zifungiye mu nyabutatu nyarwanda nizirekurwe. Icyo kiganiro cyo mwakibona kuri chaîne YouTube ya radiyo Urumuri. Buri wese ashobora gutanga ibitekerezo akaba yagira icyo yambazaho ku byerekeranye n'ibyo bimenyetso natanze, ku buryo ingingo ku yindi rwose akavuga ati ingingo watanze kuvuga ko amoko ya politiki ntabwo ari byo, iyi si yo zose akaba yazirangiza. Noneho akaza akambira ati tugirane ikiganiro, dukwane deba kuri radiyo Urumuri, tugirane ikiganiro noneho tuvuye kuri icyo kibazo. Icyo gihe rwose ngiye niteguye umunyarwanda wese wagira ibibazo ku byerekeranye n'ibiganiro ntangaza, kuko nzi ko bitoroshye kubera ko ntangamo ibitekerezo bishya. Noneho tukagirana ikiganiro, tukagirana impaka, abanyarwanda bakatwumva, bakaba ari bo bicira urubanza. Umunyamakuru rero Simpunga yongeye agira ati, ubwo ni ingingo ya kabiri, yavuze ko yaragize ati ntabwo ikibazo ari amoko, kuko nasabaga umutwe w'icyo kiganiro ndavuga ni mvuga nyine ko abanyarwanda bakiri muri gereza y'inyabutatu bagombye kuyisohokamo itarabasenyukiraho. We rero ati ntabwo ikibazo ari amoko, ikibazo ni abanyepolitiki, ni politiki mbi z'abanyepolitiki bacu. Nibyo ku ruhande rumwe, ariko none ku rundi ruhande muri cya kiganiro maze kuvuga nsobanura ko ubwo nerekanaga ko ari n'amoko ya politiki, nerekana ko ingengabitekerezo zashyizeho zise ibyo bice by'abanyarwanda byitwa abahutu, abatutsi n'abatwa zikabyita ko ari amoko. Nerekana ko izo ngengabitekerezo zatesheje agaciro ubumuntu bw'abanyarwanda. Urugero dutanga muraruzi ni urugero by'abakoloni batwigisha batubwira ko ngo abahutu ngo bameze batya, ngo bafite amazuru ameze atya, ngo abatutsi bafite amazuru ameze atya, ngo abatutsi ngo ni barebare, ngo abahutu ni bagufi. Ibyo ngibyo ni ibintu bitesha agaciro ubumuntu bwacu nk'abanyarwanda. Ibyo rwose ni ikimenyetso kimwe kigaragaza ko ayo ngengabitekerezo zubatse ayo ngirwamoko ashingiyeho, izo ngengabitekerezo zigomba kuzivana mu mitwe yacu, ni mu myumvire yacu. Nibyo nsobanura ko zitagombye kugumaho. Niyo mpamvu mvuga ko iyo nyabutatu ari gereza ya politiki, ko abanyepolitiki bayishyizemo abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Niyo mpamvu nsaba ko abanyarwanda bakirimo bayivamo. Ahubwo Simpunga nawe arivuguruza, kuko mu mutwe ugize komantere ze aravuga ngo bitera isoni ku banyarwanda bananiwe kubana ari amoko atatu adafite itandukanyirizo rigaragara.
Arongera rero umunyamakuru Simpunga akongera akavuga ko ngo politiki itashobora guca ayo moko, nyamara niyo yashyizeho. Iyi politiki mbi niyo yabashyizeho, habonetse indi politiki nziza yavanaho ayo moko, kubera ko ayo moko nyine nk'uko maze kuyivuga ariho mu buryo bunyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntabwo rero niba dushaka koko ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo twagumishaho ibintu. Niyo mpamvu tugomba gushakisha uruhindu ikintu cyose gihungabanya uburenganzira bwacu. Ingingo ya gatatu, umunyamakuru Simpunga nawe iri kuyemera ko tugomba guhinda imyumvire, nk'uko mbivuga mu kiganiro, ko imyumvire yacu igomba guhinduka, cyane cyane ku byerekeranye n'iki kibazo turiho, ikibazo cy'ingirwamoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa, ko tugomba guhindura imyumvire. Urugero atanga nawe aravuga ati abahutu ubu ngubu hari abahutu bafite inka nyinshi kurusha abatutsi, kandi tuzi ko ngo mu gihe cy'ingoma ya cyami bavugaga ngo abahutu ngo ni abahinzi, ngo abatutsi n'aborozi. Ibyo ngibyo ni ibintu muri iki gihe tugezemo, umwaka wa 2020 n'igihe kiri imbere nta gaciro bigifite. Umunyamakuru Simpunga nawe yemera ko avuga ati indi myumvire igomba guhinduka. Avuga ati abantu ubu hari abanyarwanda bavuga ati twebwe tuvuka ku babyeyi badahuje ayo ingirwamoko. Niba tuvuka ku babyeyi badahuje, dushobora gufata amoko ya bombi cyangwa tukita abahutsi. Ibyo hari abanyarwanda babyemera, abo ntabwo babuze uburenganzira bwabo. Ibyo ndabyemera, ariko ndabyemera mu gihe ayo moko koko yaba ari amoko mu by'ukuri. Nibyo rero mvuga ko giye batari amoko mu by'ukuri, ahubwo ko ari amoko ya politiki. Ntawuvukana politiki tuyisanga hanze. Ahubwo giye mvuga ko mu bindi biganiro ndetse neza ko hari abanyarwanda batagirayo moko kubera ko batayemera. Iyo utayemera ntubu yafite, n'abatayazi ntayo baba bafite. Ntabwo umuntu nyarwanda avuka ko ari umuhutu, ntavuka ari umututsi, ntavuka ko ari umutwa. Avuka ari umuntu, yamara kugera hanze amaze gukura bakamwigisha za ideoloji zubatse, ideoloji politiki, ingengabitekerezo za politiki. Nibwo icyo gihe yiyumvamo icyo ari cyo bitewe n'icyo yemera. Ibyo bisobanura mu bindi biganiro mushobora gusanga kuri YouTube Radio Urumuri. Natanze ibiganiro byinshi kuri Radio Urumuri, murebye kuri YouTube mwabibona. Indi ngingo rero mvuga ni kubyerekeranye nuko narangiza, ariko mvuga ku ngingo ya 4 yerekeranye nuko avuga ko abanyepolitiki ngo aribo bagombye kugira uruhare runini muri iyo mpinduka yo guhindura imyumvire yacu. Ngiye mvuga ko ntabwo aribo kuko ko abanyepolitiki nibo badutangiye, ntabwo aribo bazaduhuza. Abanyepolitiki batangije abanyarwanda bakoresheje izo ngirwamoko. Ntabwo abakoresha ayo moko mu buryo bwa politiki kugira mu nyungu zabo n'inyungu za politiki aribo banaduhuza. Kivuga ko ari abandi banyarwanda ahubwo muri societe civile ni igomba gushyiraho politiki nshya yo guhuza abanyarwanda. Bisobanura mu bindi biganiro. Politiki nita politiki impuza abanyarwanda, igahuza abanyarwanda, abahutu, abatutsi n'abatwa n'abandi batiyumvamo yo moko n'abandi batayazi, kugira ngo icyo kibazo cy'amoko kingirwamoko kirangiye tukagishakira umuti n'urukingo. Hari ibiganiro natanze navuze muri icyo kiganiro cyahise kuri Radio Urumuri ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 7 muri mwaka wa 2020. Inyabutatu yubakishijwe ingengabitekerezo z'amoko ya politiki utututsi twa. Kuba rero ayongirwamoko adafite itandukanirizo rigaragara nk'uko umunyamakuru Simpunga nawe abivuga, kimwe n'uko nanjye mbyemeza, niyo mpamvu gereza y'inyabutatu abanyarwanda bakirimo bakwiye kuyivamo tukayisenya, noneho tukubaka inzu y'amahoro izira amahano. Iyo nzu y'amahoro tuzayubakishe ukuri, ubutabera n'imbabazi, mu bwiyunge wewe n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi bwubahiriza amategeko y'Imana nk'uko ikirangantego cy'uyu mushinga kibigaragaza. Narangize rero nsaba buri muntu wese wumva ibi biganiro ntanga kuri Radio Urumuri, ko ariho mbitisha cyane, kugira n'inyandiko ntangaza ko niba afite umuntu wagira ikibazo yajya ambaza. Ashobora kunyandikira kuri adresse mail iri kuri za video. Ashobora gusaba abajya makuru ba Radio Urumuri bakaduhuza, noneho tukagenda ikiganiro, tukagirana impaka nziza zidasenya, ahubwo impaka zubaka.
noneho tukungurana ibitekerezo. Waba ufite umushinga wawe nawe ku byerekeranye n'ikibazo ukaza tukawuhuza, n'ibyo nshaka. Ariko ntujye kuvuga ku byerekeranye n'ibitekerezo natanze njye ntari ngo mbyumve nanjye ngusubize. Ibyo ngibyo nibyo ntashimiye muri kiriya kiganiro. Ikindi rero narangirizaho ni ukugira ngo nshimire abumva ibiganiro byanjye rwose, mbasaba kujya mwihangana kugira ngo, kubera ko ndabizi ko ibitekerezo bishya n'ibitekerezo bishya ntabwo byoroshye kugira ngo abantu bumve ibitekerezo bishya kandi babyumve ko batabibwiwe na nyirabyo kugira ngo abisobanure. Ni ibintu rero nibyo mvuga ko muri slogan y'umushinga mvuga ko niba dushaka impinduka nyayo, kuko ni impinduka, nemera ko giye impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishyashya. Ibyo nibyo, kandi ko atari abanyepolitiki bo mu mashyaka bagamije ubutegetsi bazarangiza iki kibazo kizingirwamo cyangirwamo uko y'abahutu batutsi natwo. Ni abanyarwanda batari mu mashyaka ya politiki batagamije ubutegetsi, kuko abagamije ubutegetsi baba bafite inyungu biteka ko iki kibazo gihoraho. Urugero nuko natanze muri kiriya kiganiro nuko ikibazo cy'impunzi kugeza kitararangira, ntabwo ari bazakirangira, ntibazanagishobora, kubera ko babifitemo inyungu yo kugira ngo babifitemo inyungu. Twe rero abantu bo muri societe civile, abantu badaharanira inyungu z'ubutegetsi, twebwe n'abandi bantu bose, abo ngabo nibo bafite uruhare rwiza rwo kugira ngo bashobore kubanisha abanyarwanda, bashobore gukora politiki mpuza abanyarwanda, politiki y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, politiki y'ubwiyunge nyakuri, ubwiyunge nyakuri. Abo bantu nibo bari imyanya myiza yo kugira ngo babikore. Ni mwebwe rero mutwumva cyane cyane abakunda kurikira Radio Urumuri kandi muri societe bemera ko societe civile ishobora guhindura ibintu. Ni mwebwe mugomba gufata iya mbere, buri wese akibohora. Ntabwo uzatiza kumuna kubohora, ni wowe ugomba kwivana ibitekerezo bibi, ukumva ko ibitekerezo bishaje byaduteye ari amahano yose tugomba kuyiba. Cyane cyane izangenga bitekerezo zijyanye zishaje zatumye abanyarwanda twicana. Hari ikiganiro nakoze cyitwa ngo twibohore ingengabitekerezo z'amoko ya politiki. Nangiza mbashimira cyane kandi mbifuriza amahoro. Nawe utaha.